Imana irema ibyiza niko tubigira bibi. Umwana ashobora kuza ari umuhungu mwifuzaga umukobwa, nanone yandemeye mariage, muzayikomeye agatima, naramwemeye igihe mvuga nemeye mariage. Ashobora kuza ari muremure mwifuzaga umugufi mureshya, uvuga uti ndamwemeye, none se ko nemeye gushyingirwa, nemeye ubuzima igihe nshyingirwa, ubuzima ni ukubuje, ndabwakiriye. Ashobora kuza ari igikara mwifuzaga akayobe gacanye, uzamushakira hariya babyita gute za mukorogo kugira ngo abe inzobe. Urwo rukara ntiwari uzi ko ruzari urukara, ariko igihe uvuga ngo ndemeye, wari urwemeye, ni urwawe, ruzakwizira, ruzakuryohera, nurwakira nk'impano y'Imana. Ushobora no kugira ibyago, umwana akavukana intege nkeya, arwaye, afite ubumuga, hari urugingo wavuze se, n'ubundi yandemeye mariage niyo izabafasha kumwakira uko aje, mumurwaze mutagononwa, kuko nyine ni uwanyu. Imana yemeye ko mwakira gutyo, ibizi impamvu. Nimushaka kumunena, nimushaka kumwigizayo, ntaho azajya, muzagwitanya n'Imana, muzavurika kurushaho. Burya umutwaro wawe, umutwaro uri buheke, ntabwo uwunena, ko niyo hahandi uba ugomba kuwuheka, ahubwo urawiyegereza ukawujisha. Iyo uyegereje ntukuremerera, ariko ushatse gutoza agatoki kamwe usuzugura karavunika. Nsoreze kuri nemeye kuba umugabo ureba kure y'ibingirigita. Nemeye kuba umugore ureba kure y'ibingirigita. Tobi we agacomekaho mu isengesho rye ati dawe, uyu muvandimwe wanjye simushatse kubera irari, nicyo ngewe ndusha abandi bahungu. Sinkurikiranye irari, nubwo ari mwiza, ariko si cyo cya mbere nkurikiranye, ahubwo mushatse kugira ngo dufatanye kwitagatifuza, tugira impuhwe nge nawe. Mwebwe mushakanye mugamije iki? Kwitagatifuza ni okay, bizafata. Harimo irari ntibizafata. Yewe padiri nashaka azabaramburireho ibiganza n'ibirenge, niba harimo irari ntibizafata. Misa yawe urishaka izazwe na padiri 10, yewe na musenyeri aze, ntibizafata. Niba ukurikiranye ibintu, ukurikiranye ubwiza bw'umubiri, uburanga, urukundo rukaba ari rukeya, ntibizafata. Ugiye kwikinira. Hari ibintu nka 5 byamuvugeho byavuye mu maraporo nagiye nakira, birimo izo virusi, izo mungu mujyana gushaka, zigatuma ingo zanyu zipfa ku munsi wa mariage, nka biriya byabaye kuri Sara n'abasore ba mbere bamurambagije. Izo virusi turazifite iwacu. Kimugatangare mura divorce ziri kwiyongera. Namwe couple 400 n'imisago, nyaboneka mwitonde. Iriya vansi isenya ingo. Ntazagushuke ngo turebe ko turi compatible, ese bazaturoga nitubonana n'ibirozi bitazafata. Hari n'ibintu bipfuye shitani igenda ikwiza kugira ngo ibasunikire hehe? Mu rwobo rw'ubusambanyi. Ikwiza ibihuha ngo muzarogwa, ariko niba mwasambanye muri mu byaha ngo nibwo uburozi butazabafata. Ni gute se uburozi butagufata uri mu cyaha? Ahubwo icyaha nicyo gituma uburozi bugufata neza, sibyo? Nama yari yase kibi. Ikindi, iyo wa musore we utitimbye kuri fiancé wawe ngo avance, ubuzi ko umuhaye na permission n'uruhushya rwo kuba yanahana ubwo si avance yaha abandi, ahubwo ni inyonge, nuko basezeraho. Hari n'ababyita gutyo ngo agiye gusezera kuri ex we, akajya gushaka intwererano
nako na amajyambere azataha ni wawe, ariko nyine mu kuyamuha batese nyine yakwibuka ko nyine nawe wakozeho ati ntazabimenya, arabizi ko utakiri isugi, niwe wansugiye, nta kindi azambasa.